mwebwe mudafite amakuru y'ijoro yego muhame hamwe rero mu ntege amatwi nyababwiye kagira inkuru iri jambo Imana yambwiye ehe data yaje kumbwira yuko yego data akorera mu bayobozi yego amajije gukorera mu bayobozi umuntu wese wagize uruhare mu gufunga izi nsengero yego Imana igukoze mu ntoki reka da dore ngo iki kiganza ntakiguhereza data agukoze mu ntoki yego Imana ije kugusubiza Imana ije kugutabara yego Imana ije kukurengera yego data aje kukwambika imbaraga yego ndagusengeye mu izina rya Yesu yego ngo Imana ikomeze ikurengere yego data akomeza gushyigikire hari abapasiteri bari bariyahuje ibiyobyabwenge yego ibirara byinshi bigeze mu matorero yego ariko data yabonye ibyo byose bidakwiye yego yohereza yego yashyizeho ikimenyetso ndavuga ati ninjye utumye nitumira abanjye yego yariyiziye rero yariyiziye akorera mu bantu yego weho utegereje kubona Imana mu maso ntuzayibona yego nibyo izaza inkoreremo izaza ikorere muri Yemi irasezeranya igasezeranya amahoro igasezeranya ubutunzi nawe yasezeranyije urupfu umupasiteri akajya gusambana akaza kuri mimbara akirwa arayobya ubwoko bwayo yego ariko iyeri irongera irirahira n'impfu zibaye nyinshi mu bapasiteri Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Njyewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kuba tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatira urugendo nkifatira uyu mwanya ntaza kongera kubashakira abakozi b'Imana, abavugabutumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero twagiriwe umugisha n'Imana kutugarurira umukozi w'Imana, umuvugabutumwa, umuhanuzi wacu Mama Dawidi. Haleluya! Haleluya! Ariko wayitera. Haleluya! Haleluya! Imana ishimwe. Imana ihimbawe. Komera cyane. Ndakomeye. Mama Dawidi. Karame. Umeze ute? Meze neza. Vuga ngo ibintu ni sawa. Ibintu ni sawa. Reka cyane pe. Uze ushingira kuki kuvuga ngo ibintu ni sawa Madawe? Ibintu ni sawa kuko Yesu yabigenje neza. Yabigenje neza. Ubwo gute? Neza cyane pe. Ako ejo bundi narakubajije ngo
ujya ubona ko abakunzi bo kuri Ndabirambuye TV tugukunda cyane, murankurikirana 100%. 100% cyane pe. baterera isaro bashimire ariko baterera nyine kugira ngo n'abatari bakanda subscribe bahite bayikanda bavuga ati kabisa ahantu twe twaracitswe. Wanyumvise Dadawi? Karame. Reka aba bantu tububahe, ngiye tububahe kuko dukoze ikiganiro cyangwa se ivugabutumwa tukabona abantu 100 abantu 1000 baradukurikiye, akarusho bakanakanda subscribe kugira ngo bajye bareba ibintu byacu cyangwa se bakurikira ibintu byacu. Aba bantu baba ari umugisha, reka twongere tubaterere isari yitera ukubita n'akaguru neza uvuga ati kabisa yego diye aba badavuze ko wagira ngo ako n'undi uri umusirikare wo kwa Yesu. Ndi umusirikare wa Yesu. Wa Yesu wamaramaje cyane pe. Yes mama Dawi. Karame. Uyu munsi nagize utya ndavuga ati rero abakunzi ba Ndabirambuye TV kubera ko badukunda kandi tuba tugomba kubahereza ibyiza umunsi ku wundi, tukabahuza n'igitangaza cyabo, tukabahuza n'umugisha wabo. Bivuze ngo hari abantu ujya usengera ahangaha kuri Ndabirambuye TV bakabohoka, hari abantu ujya usengera ahangaha bakakira imbaraga z'Imana, benshi bagakizwa. Muri komenti bajyamo bikagaragara ati Imana uyu mubyeyi twe twarabuze nk'aba, rero Imana ijya iduhuza n'abandi nk'aba bameze nkawe. Haleluya. Haleluya. Amen. Niba ari n'abadukurikiye bafite ijambo ry'Imana, impano y'Imana nziza, abantu zibagikijijwe, hari abantu zibagifite umwuka w'Imana bakirimo neza batabivangavanze, bene ngabo ngabo batindanye n'Imana nagiye gutindana nabo. Imana ishimwe. Bada ndi gushimira abantu rero bakanze subscribe, n'abandi badukurikira ubwa mbere bakaba bagiye kuyikanda, nabo turabashimiye. Imana ibahereze umugisha. Madawe Karame. warumbwiye ati ndi kumva nshaka kumanza kubyinira Imana cyane pe. uri kumva bikurimo? Umva bindimo. Bo ntacyo hano narakubwiye ngo ni iwawe, vuga ngo ni iwawe. Ni iwanjye. Kuko data aravuze ngo muzagera hose bakabaki muzanyamamaze kandi ni iwawe. Wumve ko rero hano ni iwawe, ni iwawe. Rero ikintu tugiye gukora, reka manze nkureke manze utambira Imana koko abazimu banahunge, niba ari n'abantu bari baraza badakijijwe nabo bahunge, haze bace ariko bumugisha. Amen. Ni karibu Imana igumugisha. Turacyafite ibyiringiro yuko Yesu yatugirira neza we. Turacyafite ibyiringiro yuko Yesu yatugirira neza we. Turacyafite ibyiringiro yuko Data yatugirira neza. Turacyafite ibyiringiro yuko Yesu yatugirira neza we. Ngo turacyafite ibyiringiro yuko Yesu yatugirira neza. Turacyafite ibyiringiro yuko Data yatugirira neza we. Ngo turacyafite ibyiringiro yuko Yesu yatugirira neza we. Haleluya. Haleluya. Turacyafite ibyiringiro yuko Data yatugirira neza we. Haleluya. 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 Amina, amina. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Ngo turacyafite ibyiringiro yuko Data twese yatugirira. Yego. Reka tubanze dusenge. Yego. Uri Imana nziza, uri Data wa twese. Urashoboye Imana. Urashoboye, nushimwe nuhabwa icyubahiro. Muri aka kanya Data twese ngarutse imbere yawe. Ubushize narababwiye Data ngo ndacumbitse, ariko muri aka kanya ndigarukiye. Hari uko wabiganza Uwiteka nyir'ibihe, hari uko wabiganza kuko ushoboye byose. Ngo turacyafite ibyiringiro yuko Data yabigenza neza, yuko Data yahegumba guheka, yuko Data yakururuka, yuko Data twese yacagagura. Imana ikururuka igakiza uburwayi, Imana igakora iby'ubutwari uri Kristo. Nuhabwe icyubahiro Data, nutegeke muri aka kanya, muri aya masaha. Turagushimye Data, niwamamare, uzubana natwe, utindane natwe, uzutugirire neza Uwiteka. Mvuga Data mvugishijwe nawe, mbumbura akanwa unyihere mikoro, kubera ko ushoboye byose uri Nyiringabo. Ntacyo nicyo Data ndi imbere yawe, ariko warakoze, turagushimye. Izina rye nirihabwe icyubahiro. Ngarutse imbere yawe nje kugushima ku mirimo n'ubutwari Data wakoze. Izina rye nirishimwe cyane. Urakoze ko ushoboye byose. Rero mbigusabye nubashe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana ibahe umugisha rero. Yego.
ndabasuhuje mwebwe mudukurikiye. Data wa twese abambika imbaraga, data wa twese abarwanirire, ari abatuye za Uganda, ari abatuye mu Rwanda, ari abatuye mu bihugu byo hanze, mwese ndabashuhuje. Data wa twese agira ute abane namwe. Imana ibaha umugisha rero. Amazina ni yayandi nasanzwe, ni umwari Dorokasi. Mubyeyi ushima Imana, mubyeyi data yagiriye ubuntu, mubyeyi data yahaye agakiza, mubyeyi w'abana batatu. Imana ibaha umugisha cyane, kandi data wa twese agira ute abane namwe. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Amina, amina. Imana ibaha umugisha. Yego, Gatubanza dusome ijambo ry'Imana. Yego, kugira ngo mbahereze ubuhanuzi bwanyu mbazaniye muri aka kanya. Yego, bwari bugarutse, ubuhanuzi bwiza cyane. Yego, reka hanyuma dusome hano muri Zaburi ya 70. Ni Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni ya Dawidi, yahimbiwe kuba urwibutso. Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe. Umurongo wa 2 haravuga ati: Mana tebuka unyize, Uwiteka tebuka unabare, abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware, abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma bagira igisuzuguriro, ababwira bati aha aha, basubizwe inyuma ku bw'isoni zabo. Abagushaka bose bakwishimire bakunezererwe, abakunda agakiza kawe bajye bavuga bati Imana ihimbazwe. Ariko njyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene, Mana tebuka uzaho ndi, ni wowe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye. Uwiteka nutinde. Imana ibaha umugisha cyane. Amen. Data agira ute abambika imbaraga. Haleluya. Iri jambo Imana yambwiye. Data yaje kumbwira yuko Yego, yaratutumika. Yego, Yaravuze banga kumva. Yego, Ubushize arababwira irondo ryivanze n'ibisambo. Wabivangura gute? Ari ibisambo bikora nijoro, ari irondo rikora nijoro. Yego, bose bagize ute bakora igicuku. Yego, Munega amatwi rero muri aka kanya. Yego, Marayika yarururutse, arururuka agera mu nsengero. Yego, kubera yuko bakanga kumva. Yego, Data akorera mu bayobozi. Yego, amajije gukorera mu bayobozi. Umuntu wese wagize uruhare mu gufunga izi nsengero, Yego, Imana igukoze mu ntoki. Kada. Dore ngiki kiganza nakiguhereza. Data agukoze mu ntoki. Yego, Imana ije kugusubiza. Imana ije kugutabara. Yego, Imana ije kukurengera. Yego, Data aje kukwambika imbaraga. Yego, ndagusengeye mu izina rya Yesu. Yego, Ng'Imana ikomeze kurengera. Yego, Data akomeza gushyigikira. Hari abapasiteri bari bariyahuje ibiyobyabwenge. Yego, Ibirara byinshi bigeze mu matorero. Yego, Ariko Data yabonye ibyo byose bidakwiye. Yego, yohereza abe. Yego, yashyizeho ikimenyetso. Ndavuga ati ni njye utumye. Nitumira abanjye. Yego, yariyiziye rero. Yariyiziye akorera mu bantu. Yego, weho utegereje kubona Imana mu maso ntuzayibona. Yego, nibyo. Izaza inkoreremo, izaza ikorera muri Yemi, izaza ikorera mu wundi. Imana izazira muri mugenzi wawe. Yego, naho kuyibona amaso ku maso ntuzayibona. Yego, n'abamaze imyaka 100 ntibigeze babona Imana mu maso. Yego, uwakubwira ngo vuge ku isa wayivuga. Oya. Ni inzobe se, ni igikara, isiti. Ntabwo tubizi. Ariko ni njye ubivuze. Yego, izazira mu muntu weho. Data gukoresha. Yego, ubwo nibwo butabazi bw'Imana. Yego, Data arangije arongera arambwira. Yego, zamayibabo zari zibaye nyinshi cyane. Umupasiteri akajya gusambana akaza kuri mimbara. Akirwa arayobya ubwoko bwayo. Yego, ariko iyo rirongera irirahira. N'impfu zibaye nyinshi mu bapasiteri. Reka da. N'ejo bundi hari impanuka y'imodoka yabaye irimo abapasiteri n'abaririmbyi. Yego, si ukuvuga ngo abakozi impanuka ngo ni inkozi z'ibibi gusa. Oya,
ariko n'ubundi ugeze ku isaha yageze Yego. wataha ariko cyane cyane abiyandurishije ikizira Yego. bakayobya ubwoko bwayo Yego. abo ngaho bo baratashye Yego. kubera yuko banze kumvira Imana kubera yuko banze gukora k'Uwiteka. Yego. bari kujya ariya maturo se bazi yuko atavunye abantu n'ibya 10 bari bazi ko atabavunye n'ibya 10 bakabirya ariko tufite umugabo utuvugira. Yego. ndakubwiza ukuri izi nsengero zose ziriho za Kenyeri Yego. zose hasi zigiye no gusenya. Yego. bagiye kuzisenya ariko data agize ute ashoboye byose. Imana ibaha umugisha rero data twese abarwane kandi abaneshereze. Yego. ikindi kintu nje kuvugaho nje kubibwira. Yego. mwa babyeyi mwe mwagiye kuboneza imbyaro abandi babuze urubyaro mwebwe mwagiye kwicira abana mu nda. Yego. ese muri aka kanya data gusanze kuri gupfukama ukihana ukihana icyo cyaha ukagisiga data aje akagusura yasanga ubirimo neza abana umaje kwicura bazi. ese ko na po bazikuyeho murajyayo mwasenze mugasengesha umwuka iteka mwasenze mugasenga mubihagazemo neza. Yego. yaba ari umubyeyi ari kujya muri wonapo yaba ari umukobwa akajya muri wonapo bose muri make babaye abagore. Yego. ariko nkongera nkababwira ngo ni urugamba birakomeye. Yego. ku bigo by'amashuri amashuri atandukanye. Yego. ibi bigo bya pirimeri haje itegeko rivuga yuko nta munyeshuri ugiye kwiga uri munsi y'ibihumbi 20. izi za nayini mureba si za feke. nta munyeshuri urajya kwiga atafite ibihumbi 40. Eka. iyo ni minerivare gusa ibikoresho ntago birimo. kandi ikindi kintu kiriho hagiye kwiga abana mbarwa. abanyeshuri barihaga igihumbi gakabura n'igihumbi cyo kurya gakabura. ese ibihumbi 20 bizava ikibazo. ibirara bigiye kuba byinshi za mayibobo zigiye kuba nyinshi za marina mu muhanda zigiye kuba nyinshi kubera yuko haje ibihe bigoye biruhije. Imana nibarengere kandi baneshereze. Imana y'amahoro ibabere ku rugamba. data twese arabazi kandi arabasobanukiwe. mwongera kubabwiza ukuri yuko Imana ije kwikorera. Yego. kandi yuko ije gusoza ibyo yavuganye na buri wese. Yego. ndatekereza nta muntu Imana irasezeranya igasezeranya amahoro igasezeranya ubutunzi. nawe yasezeranyije urupfu. Yego. nawe nta muntu Imana irabwira ngo nyamara wehe hano urapfuye. nawe isuzume n'isuzume. ariko aka kanya nawe yigeze ibibwira ariko aka kanya baratashye. Yego. aka kanya impfu zigiye kuba nyinshi. aka kanya impanuka zigiye kuba nyinshi. Yego. kandi ikiruta byose haje inzara ikakaye. Yego. haje inzara ifite ikintu gikomeye. buri umwe wese yishakira ubwugamo. abantu benshi bagiye guhera mu nzu. Yego. kubera ikibazo cy'inzara. Imana nibaha umugisha kandi data twese agira ute abane namwe. Yego. amahoro yo nayo ngomeje kubishimangira yuko nayahari. musenge menshi musenge cyane musengera aya meza ari imbere kuzageza mu kwa 7. Yego. harimo intambara zitandukanye. Yego. hari abantu benshi naje kubona mbona hari abantu hari umuntu wiyizi akora ku mipaka yose idukikije. Yego. ikikije uru Rwanda. ariko data arangije arambwira abayo yarangije kwashyiraho ikimenyetso. Yego. uzataha azataha uzabaha azabaho.
Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe. Naho ngarukiye. Nimero yanjye ya telefone yego ni 078030 yego 846 84 Mm. na 0780 078030 846 84 yego 0794 yego 628 632 Mm. 0794 628 632. Mm. Imana ibaha umugisha. Yego. Mwebwe mwifuza gusengana nanjye mwamamagara rero tugasengana. Imana nibaha umugisha. Yego. Kandi data twese agira ute abane nawe. yego Mbaye ncumbikiye aho ngaho ubutaha tuzonya dusubire. yego Reka ngomeze mbasengere. Mwebwe mufite uburwayi bwa diyabeti, mwebwe mufite uburwayi butandukanye, ndabasengera Imana kugira ngo data twese agira ute abane nawe. yego Imana y'amahoro igira ute ibarwanirire kandi bambike imbaraga. yego Uri Imana nziza, uri data wa twese, uri data wa twese, urahebuje, uri umukozi w'umuhanga nushimye, uri Imana y'urukiri Kristo, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Akanganya k'Uwiteka nyiribihe, umuntu utankuyu ndagushimye, wakoze ibikomeye Kristo, uduha kubaho ndagushimye, utwongera umwuka wo guhumeka. Ntacyo turi cyo, benshi bari ku myuka, bari kuri za bombone, data waduhaye kubaho. Bwakeye amahoro, Mana warahabaye, wakoze iby'ubutwari, uturinda uburwayi, uturinda ubugumba, uduhereza guheka, uduhereza abana, uduhereza ababyeyi. Mana warakoze, data waturengeye, uturinda kuba imfubyi. Izina rye nirishimwe. Uri Imana yururuka, Imana ita ku mfubyi, Imana ita ku bapfakazi. Mana ngo nubagereho ukore iby'ubutwari, data wigaragaze kuko uri Imana yera, Imana ivuga bikaba. Uri urangiza Kristo, urangiza rwa burundu, Imana yiyubahisha, yitegekera Kristo. Akanya nka kumunota nk'uyu ndagushimye yo kugira neza, ndagushimye yo kuri Imana irengera, ndagushimye yo kuri Imana itabara, uri Imana ivuga itivuguruza, uri data wa twese, uri hejuru ya byose. Ndagushimye, uhabwe icyubahiro, ugira neza Kristo. Nineze vokire na nyuma yeze rurakora, nini wayakire, ngwino wiyubahishe, ngwino ukora Kristo. Nubikora ngushime data, mbona ineza yawe Kristo, mbona ubuntu bwawe, hari uko wabigenza. Uri nyiri ibyiringiro, uri nyiri ibyiringiro. Akanya nka k'Uwiteka, hari uko wabigenza. Nzakugwa imbere, sinzakugwa inyuma, nkugwa inyuma nasiga. Ariko Uwiteka nyiribihe, akanya nk'aka Kristo, umunota nk'uyu, isaha nk'iyi, ngwino utanga ihema, uhishema bawe, ngwino utanga ihema, uhishema bawe. Uwiteka nyiribihe, ngwino ugira icyo ukora kuko ushoboye byose. Ubwo igihugu Kristo, igihugu kibaye umuhonge, igihugu kibaye umwirare, data hari uko wabigenza, ukaza ukaturengera, ukabana n'abawe, ugahisha abawe. Izina rye nirishimwe, kuko uratabara, uri Imana ivuga, uri Imana ikora, Imana itabara, Imana irengera, Imana ishyigikira. Uwiteka nyiringabo, ngo urwobo n'umutego biradutegereje, ariko abahura bibasimbukije. Nushimwe n'uhabwe icyubahiro, ndagushimye uri Kristo, data ni wamamare yuko ugira neza, mu izina rya Yesu, amina.